ibihe byari byinshi twadukumburanye uragana none dore ibihe byari byinshi byari byinshi byari byinshi. Okay, this is the boy Dairo. How you doing, man? A lot of people will look for me even in the fish inama uretse ko inari fish ya nubwo haraciye mpagaye warimo nation tv tutazahereza show kubera wenda n'ibintu byose ariko this moment I'm back, man. I'm back. avuga ko wenda nubwo irungu ryo twari twabasezeranyije ko irungu ritazabica ariko ntago Imana niyo ipanga, ntago wowe ibyo upanga Imana nayo igenda ishyiraho akayo. Ntabwo gupanga ako kanya wumva ko ariko byagenda, ariko kubera Imana twagarutse kandi twagarutse neza bitari nabi. Sound urumva ko iri kuvibinga fresh. Bizere ko ibintu ari amahoro uretse ko n'ubundi ntabwo twize tubicisha irungu cyane. Uretse ko mfite Daily Family ntabwo iza family izo zose ni YouTube channel zagendaga zicaho ball zigiye zitandukanye n'ubwo wenda One Nation TV itari irakora neza bitewe wenda n'ibihe twari turimo, ariko this moment I'm back. I'm back kabisa. Ntabwo irungu ryabaye ryinshi cyane nkurikije wenda n'uburyo twagiye dukoramo bitari big, ariko right now twagarutse muri showbiz nyarwanda kuko ahanini tuba tugamije gusesengura music nyarwanda. Ese tugeze muri industry nyarwanda, ese abajene bato barimo bakora turi kubakira neza cyangwa n'ibya bindi byababata? Bariya ni abantu batoya, ntabwo ibyo bakora ntabwo babizi, ntabwo baragera aho bagira ngo batoye ibyo bwiye. Tuzabakurikira baye bakora. Iyo niyo system tuba twajemo nka One Nation TV, tugasesengura umuziki byanyabyo kubera ko ni umuyoboro wanyu ucaho amakuru y'imyidagaduro atandukanye hirya no hino ku isi, ariko duhereye iwacu Rwanda, kuko ntabwo tuzakuvuga iby'ahandi tudahereye iwacu i Gasabo. Ntabwo byakunda. Mbere na mbere turabanza tugahera iwacu tukareba se kubera iki batatwigiraho kugira ngo tujye kwigira kuri Nigeria. Ejo bundi numvaga Yago arimo atokinga kuri BK Arena ko abahanzi kugira ngo umuhanzi yigondere BK Arena ni ibisazi. Munsi ko bihenze cyane bari birahenze cyane, ko bishyiramo ari miliyoni zigera muri nta nubwo nzi umubare wazo, ariko nabonye ko zihenze. Niba ariko kuri guhari ntabwo turamya ngo ni ibiki, kuko yaguwe nabonye avuga ibimurimo nabonye ari byo avuga. Ntago mentioninga ngo abanza arebe se ibi bintu niba nanjye ntabwo nzi ngo ikizima nuko nzi ko yaguye yabivuzeho avuga buryo ki abahanzi nyarwanda
babahereza amafaranga ari munsi y'abanyamahanga. Ugasanga umunyamahanga bamuhaye amadolari ni 100 cyangwa 1000, umunyarwanda bamuhaye amadolari magana 300, undi bamuhaye 1000. Urumva difference ibirimo, kandi byibuze ayo mafaranga bakabaye nk'abanyarwanda abayabahaye, uwo mpeti nawe hari ibindi yakora muri industry nyarwanda n'abaha igateza imbere igihugu muri rusange. Ariko this moment nusa urasanga umujene wenda w'i Kigali tuzi ngo tumubona TV, ariko aba muri ya nzu ya 6, 8, 10 gutyo. Ugasanga ni ibintu bikomeje kuba byadindiza umuziki nyarwanda, aho umujama abona nk'ikiraka wenda ari kumwe na Diamond, kampeni yatumiye Diamond, bahereje umujene w'umunyarwanda amafaranga ari munsi kure munsi ya Diamond, kandi Diamond ayo mafaranga arayajyana iwabo, ntazongera kugarukira abanyarwanda habe na gato. Ugasanga ni ikibazo. Ariko njya numva n'undi abajene ba entertainment bakunda kubitoka ngaho, n'abantu babishinzwe nyaboneka bazaturebere barebe se koko ibi bintu birakwiye. Ibintu birakwiye ko umujene w'i Kigali, abanyarwanda bazi neza ko yateye imbere muri industry nyarwanda, ariko ntabwo this moment twakabaye dufite abajene kuko umuziki ugira